hari imifuka myinshi y'imyaka, harimo n'ibyo bari batwererewe ku buryo no kubona aho aca bitari bimworoheye. Yagerageje kubyegeranyiriza uruhande rumwe, habonekamo akanya gato, nuko asasa imwe mu mifuka yasanze aho aba ari yo agira igodora. Amaze gusa n'utuza, yatangiye gusubiza inyuma ibitekerezo, yibuka ko yakundanye n'uwo musore nyuma yo kwanga gukomezanya n'uwo bari bari kumwe bapfa imyitwarire mibi. Uwo yari yarabenze yari yaramuhoye ko ngo yajyaga amuca inyuma, nuko asanga uwo yibwiraga ko ari intama izi zitajya zikoma n'isazi, nawe ntakamenye ko yarabaye nka wa wundi wirukana umugore uguguna igufwa akazana urimira bunguri. Tubahaye ikaze. Iki ni igice cya 5 cy'inkuru yitwa Nyuma y'ubukwe. Ubushize twagarukiye aho Kirezi yarahisemo kurara ukubiri n'umugabo we bitewe n'ikibazo bari bagiranye, kuko Kirezi yamenye ko uwo mugabo cyangwa se uwo yarazi ko ari umusore afite abana. Rero yari yananiwe kubyihanganira, ahitamo kurara ukubiri n'umugabo we ngo babanze bacoce icyo kibazo bari bafitanye. Rero tugiye kumva ibyakurikiye ibyo ngibyo. Gusa niba utarakora subscribe bikore, hanyuma numara kubikora uhita wumva inkuru. Wowe wayikozeho by'umwihariko turagushimiye, kandi komeza kuryoherwa n'ibyo tugutegurira umunsi ku wundi. Nk'uko umugabo we yari yabivuze, icyumba cy'abashyitsi cyari kirimo uwo mukobwa w'inshuti ya Kirezi. Nawe rero kuko atifuza ko hari uwamenya ko ari ay'ukubiri n'umugabo we, yahisemo kujya kurara mu cyumba cyabikwagamo imyaka. Hari imifuka myinshi y'imyaka, harimo n'ibyo bari batwererewe ku buryo no kubona aho aca bitari bimworoheye. Yagerageje kubyegeranyiriza uruhande rumwe, habonekamo akanya gato, nuko asasa imwe mu mifuka yasanze aho aba ari yo agira igodora. Amaze gusa n'utuza, yatangiye gusubiza inyuma ibitekerezo, yibuka ko yakundanye n'uwo musore nyuma yo kwanga gukomezanya n'uwo bari bari kumwe bapfa imyitwarire mibi. Uwo yari yarabenze yari yaramuhoye ko ngo yajyaga amuca inyuma, nuko asanga uwo yibwiraga ko ari intama izi zitajya zikoma n'isazi, nawe ntakamenye ko yarabaye nka wa wundi wirukana umugore uguguna igufwa akazana urimira bunguri. Yibutse indahiro we n'umugabo we bari bagiranye mu minsi yari yabanjirije ubukwe bwabo, aho yari yabwiye umugabo we ati: nshuti kandi muvandimwe nkunda, nizera ko njye nawe ubuzima tugiye kubamo buzaba ari ubuzima bwiza, kuko ngukunda kandi nawe ukaba unkunda. Ubwiza bw'urugo rwacu ntibuzashingira ku ngano y'amafaranga cyangwa ibindi bintu bibarirwa mu mafaranga tuzaba dutunze, ahubwo ntekereza ko ruzaba rwubakiye ku rukundo ndetse n'ubucuti dufitanye. Ibyo byombi uzankundire bizaba ari wo murunga tuzubakisha urugo rwacu. Nzakubaha nk'umugabo wanjye mu gihe uzaba ubasha kuzuza inshingano zawe, kandi nzanakubaha umunsi hari bizaba bitagenda neza mu rugo rwacu. Nzakubaha urwaye kandi nkubahe mu gihe uri muzima. Nzakubera umugore umwe uzajya utuma ukumva urugo rwawe. Sinzagutera agahinda rukundo rwanjye. Nawe nyumvira ibyo yari yarasezeranyije umugabo we ubihuze n'ibyari biri kuba. Nta mahuriro na mato byari bifitanye. Kirezi yarebye icyo cyumba yari arimo, areba aho yari aryamye, maze aravuga ati: ubu nibwo buzima nibwiraga ko buzaba ari bwiza. Mbega amarangamutima ngo aranshuka nkahubuka nibwira ko mfashe umwanzuro mwiza. Ku munsi w'ubukwe ndaranye n'imyaka koko. Umugabo we nubwo yari yakoze amakosa, ntabwo yifuzaga ko urugo rwabo rusenyuka, ari nayo mpamvu nubwo bitari byoroshye yubashye umwanzuro umugore we yarafashe gukora rukubiri nawe. Ntabwo byari byoroshye, ariko yaragerageje araryama. Burya muri twe haba harimo icyo nakwita imitimanama ibiri. Umwe utwereka ko umwanzuro runaka twafashe cyangwa tugiye gufata ari mwiza, naho undi ukatwereka ko kuba twakoze icyo kintu cyangwa dushaka kugikora ari amakosa. Icyo gihe rero bamwe tubura amahitamo, tugatangira kwibaza niba umwanzuro twafashe cyangwa dushaka gufata ari wo tugomba cyangwa twagombaga gufata. Nubwo Minani yari yahisemo kumvira umugore wamusabaga kurara ukubiri nawe, yasigaye mu cyumba cye n'umugore we yishinje ko nta mugabo murimo, ko yari guhitamo byibura umugore we akaba ari uraraho, wenda we akaba yarara yicaye ku rubaraza, aho kugira ngo umugore we arara byigana n'umushyitsi wari warayaho. Yaje gusanga nubwo yatinze gufata uwo mwanzuro ari we akwiye gufata, maze arabyuka ajya kureba aho umugore we yarari. We yatekerezaga ko wenda umugore we yararanye n'umushyitsi.
yambaye imyenda y'ijoro arabyuka ajya gushaka umugore we. Ubundi busanzwe mu nzu nk'iyo yarawemo n'abageni akenshi nta bantu bandi bakunda kwiraramo, ariko bitewe n'uko uwo mukobwa ugomba kuzatinyisha Kirezi nta handi yari kubona arara mu buryo bworoshye, bahisemo kumucumbikira nubwo nyine byumvikana ko bitari bikwiye. Yakomanze kuri icyo cyumba, ariko uwo mukobwa yari ari muri nini kandi koko birumvikana kuko yari yaraye akoze imirimo myinshi itandukanye. Yarongera akomanga, Cyizere nawe ahita akanguka ndetse aza kureba n'uwari umukomangiye. Uwo mukobwa yari uje gukingurira Minani yari umwe mu nshuti Kirezi yafataga nk'inkoramutima ze. Ntacyo Kirezi yajyaga amuhisha kandi n'uwo mukobwa si byinshi yamuhishaga. Na Minani yari azi uwo mukobwa ndetse anazi icyo asobanuye mu buzima bwa Kirezi. Cyizere akinguye afite iroro, atungurwa no kubona ari Minani umukomangiye. Agiye kumubaza uko bigenze, Minani yahise amubwira ati wamumbwira akaza nkagira icyo mubwira. Uwo mukobwa yabaye nk'utumva icyo Minani yarimo amubwira, maze Minani aramubwira ati mbwirira Kirezi aze mubwire. Cyizere yahise agwa mu kantu kuko atumvishaga neza niba ibyo umugabo w'inshuti yarimo avuga ari ukuri. Yabanje gukeka ko atangiye nawe kujya arota akanuye, ariko mu by'ukuri ntabwo yari arimo arota, ahubwo ibyo yabonaga akanumva byari ukuri. Kirezi yari yaraye kubiri n'umugabo we. Yahise abwira uwo mugabo ati none se Kirezi ntabwo yaraye mu cyumba cyawe nawe? Minani yahise yumva ko umugore atari aho yaraye, atangira kumushakira mu byumba bitandukanye, yewe no mu gikoni arebamo, ari nako Cyizere amubaza ati byagenze bite kutambwira? Kubera ko Minani yari asanzwe azi ko uwo mukobwa ari inshuti y'umugore we, yahise amubwira muri make ikibazo we n'umugore we bafitanye. Yaramubwiye ati hari ibyo jye n'umugore wanjye tutari kumvikana, rero yahisemo kurara ukubiri nanjye, ariko nje kumusaba ngo byibura azarare mu cyumba cye, yewe wenda ndareba aho ndara. Burya nta cyumvikana nk'ijwi rya nijoro. Kirezi wari usinziriye yakanguwe n'ayo majwi harimo n'iry'umugabo we. Yateze amatwi ngo yumve ibyo bari kuganira, ariko ntabwo yabyumvaga neza. Yahise rero ava muri icyo cyumba yari arimo, aza aje kureba umuntu bari kuvugana. Ubwo ariko Minani na Cyizere bo bari bakomeje kuganira kuri icyo kibazo. Cyizere yaje kubwira Minani ati Mina, njye ntabwo ndi kubyumva, ariko ubwo si icyo kintu mwapfuye cyatumye murara ukubiri ku munsi w'ubukwe mu by'ukuri ni ikihe? Ntabwo nifuza kumenya icyo ari cyo, ariko mfite amatsiko yo kumenya uburemere bw'icyo kintu cyatumye mutabasha kwihangana ngo muzakiganireho, cyangwa ngo mugicoce ariko mudahisemo kurara ukubiri ku munsi w'ubukwe bwanyu. Bakiri aho Kirezi yabatungutseho, asanga Minani ahagaze imbere y'uwo mukobwa, uwo mukobwa akenyeye igitenge. Kirezi yaje gake gake, nuko bamubonye baba baracecetse, nubwo batarimo bavuga ibibi, ahubwo bamuhanga amaso. Ageze iruhande rwabo yarababwiye ati ko mudakomeje ngo muvuge se, ndabarogoye. Minani na Cyizere bahise barebana nk'abatiyumvisha impamvu uwo mukobwa avuze atyo, ariko ahita ababwira ati ko buri wese aba afite uburenganzira bwo gufata umwanzuro wose ashaka, kuki abandi biha kuganiraho nk'aho nabo ubu bareba? Niko Cyize, kuko mu by'ukuri ubu ikibazo cyanjye kikurebaho iki? Cyizere yahise amubwira ati ngo ikikire, ngo ikibazo cyawe kindebaho iki koko? Ubwo nta soni ibyo biguteye? Niba nta nazo umenye ko njye binteye isoni. Kire, ntewe isoni no kubona abantu nkamwe twafataga nk'intangarugero mu bijyanye n'urukundo murara ukubiri ku munsi w'ubukwe bwanyu. Kirezi yahise aseka bya nyirarureshwa, anarebana uwo mukobwa agasuzuguro, nuko aramubwira ati none se wari uri kumugira iyihe namara yo kundeka agahitamo abandi, harimo n'abagiye gusazira iwabo nyuma yo kubyara ibinyendaro? Cyangwa wamugira inama yo kundeka agahitamo abo bagore bamubyariye? Cyizere yumvise ibyo yahise yumva ko zimwe muri izo nyuro ari we zerekezagaho kubera ko yari yarabyariye iwabo. Nuko ahita abwira uwo mugore ati Kire, ntabwo byari bikwiriye ko njye nawe tuvugana nabi, ariko reka nkubwire ko aho kugira ngo abo uvuga ko bagumiye kandi barabyariye iwabo bazashake nibarangiza barara ukubiri n'abo bashakanye, byaruta abo bagumiye bagasazira iwabo bapfa bakabahamba. Ibibi birarutana Kire, kandi nubwo ntazi icyo wapfuye n'umugabo wawe, umenye ko ibyo ari byo byose ibibazo bidakemurwa n'ibindi. Minani wabonaga abo bakobwa batangiye kurakara, yahise ababwira ati nyaboneka nimusigeho.
yakomeje yihanganisha uwo mukobwa wari warabyaye imburagihe ati Kize ihangane wisubirire mu cyumba ndabona nashakaga mubonye. Ariko Kirezi yahise amubwira ati asubira mu kihe cyumba ubwo? Niba ashaka kuryama yajya muri kiriya navuyemo, ariko iki cyo yihangane ntagisubiremo. Minani yahise abwira umugore ati ariko Kire bite byawe kuma ntazi aho imyanzuro iri gufata uri kwikura, kurumva nta kibazo kuko mu by'ukuri ufite. Nubwo byari bigoye ko uwo mukobwa yabona aho arara muri iryo joro, yemeye kumvira ibyo nyiri kumuzana aho ngaho yaramutegetse, ariko mbere y'uko agenda abanza kubwira uwo mugore wasaga n'uwariye Karunga ati Kire njye mfata nk'inshuti yanjye ikomeye, nubwo wenda wowe ntabyo uzi, kandi ntabwo nkeneye kurara mu buriri bwawe. Ariko Kire reka mbere yo kukuvira mu rugo ngira icyo nkubwira. Rimwe na rimwe imitima yacu iradushuka ikatwereka ko twebwe ubwacu ibyo duhisemo gukora ari byo biba bikwiriye, ariko nanone iyo tumaze kubikora wa mutima wadushutse uragaruka twereka ko ibyo twakoze atari byo. Kire nturi inshuti yanjye, reka nkubwize ukuri, dore sindagura, ariko nkurikije uko nkubona ubu nibikomeza gutyo urugo rwanyu ntiruzamara kabiri. Naho ibyo kunyirukana mu rugo rwawe byo ndagenda rwose Kire, kandi urakoze, reka mfate imyenda yanjye ngende. Minani wari ufite inshingano zo kurinda uwo mugore yagerageje kumwinginga ngo areke kugenda mu ijoro, ariko Cyizere nawe yari yafashe umwanzuro. Minani rero yise abwira umugore we ati ariko Kire kuki uri gukomeza uhubuka bene aka kageni? Ubu koko urabona ibyo uri gukora ari byo? Ubu urirukana inshuti yawe muri iri joro ngo igihe? Icyakora Kirezi ntabwo ibyo yabwirwaga byumvise, ari nayo mpamvu ubwo abonaga uwo mukobwa ari gutinda kuvaho yakomanze ku muryango w'icyo cyumba, ari nakamubwira ati kudasohoka uri bubiki? Gusa umukobwa barimo basohora yari mu nzira asohoka. Yarasohotse ariko agiye kugenda abwira umugabo w'inshuti ati itoze gukomera kuko bizaguha ubushobozi bwo koroshya ibikomeye. Arangije avaho ajya gushaka harara. Urugo rw'abageni rwo rukomeje guhura n'ibibazo by'ingutu. Ni nawe natwe dusoreje iki igice tubashimira kuba mwakurikiye. Tubonewe no kubararikira ikizakurikira iki ngiki. Hanyuma niba utarakora subscribe bikore, kuko bizatuma nidushyira icyo gice uzahita ubimenyeshwa muri notification. Noneho usigwe nakanze gukora ku kantu kameze nk'inzogera karaho hasi hafi y'ahanditse subscribe. Mwakoze rero, naho ubutaha, kandi turabakunda, turanabashimira inkunga mudutera ariyo gukurikira ibyo dukora.